Mwiriwe neza nshuti z'akadasohoka, nshuti bakunze ibiganiro byacu. Twagarukanye rero na channel yacu itugezaho ibiganiro byinshi byiza bibasha kutuyobora uko umubiri wacu wakwitwara, ndetse inadufitiye imiti ivura indwara z'umubiri zitandukanye. Iyi ndwara rero tugiye kuganiraho ni indwara y'amenyo. Indwara y'amenyo, ese amenyo mazima ameze ate? Amenyo arwaye ameze ate? Ese umuti w'amenyo ubaho? Akamaro k'amenyo ni akahe? Ibyo byose turabireba muri iki kiganiro. Mugume rero mukurikirane channel yacu, dore ko igira ibiganiro byinshi byiza kandi byubaka, ndetse ikaba inadufitiye imiti twabasha gukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Turatangira ku menyo. Ese umuntu mukuru agira amenyo angahe? Umuntu mukuru agira amenyo 32, hanyuma umwana muto akagira amenyo 28. Ibice by'amenyo ni ibihe? Harimo amenyo y'imbere yo hasi no hejuru, hakabamo amabwene, hakabamo ibijigo, ndetse hakabamo na muzitsa. Akamaro k'amenyo ni akahe? Harimo guhekenya cyangwa se kukanjakanja ibyo kurya turiye kugira ngo ubashe kugera mu nda neza, bidutungira umubiri. Hakabamo kumira, amenyo adufasha kumira kugira ngo bya byo kurya twakanjakanje bibashe gutambuka neza, tubimire bigere mu nda. Hakabamo no kuvuga nabyo buriya amenyo afite akamaro kenshi mu kuvuga. Ukuntu umuntu avuga, imiterere y'ijwi kugira ngo risohoke, amenyo nayo abigiramo uruhare. Rero nk'uko nababwiye ko ino channel yacu ifite imiti ivura ibintu byinshi, indwara z'amenyo tuvura ese ni izihe? Indwara z'amenyo tuvura harimo ubugendakanwa, iryinyo ryapfumutse, kubyimba ishinya, ndetse no kuva amaraso mu menyo. Indwara z'amenyo kandi harimo n'indwara zifata indwara z'amenyo kandi zifata uwo ari we wese. Ntago zireba ngo runaka afite imyaka ingahe, runaka afite imyaka ingahe. Buri muntu wese indwara y'amenyo ishobora kumufata, ariko ndagira nkwizeze ko izo ndwara iyo ari yo yose agufata y'amenyo turayivura igakira, kandi mu gihe gitoya. Imiti yacu nta minsi naguha, kuko hari n'igihe ukoresha rimwe ukaba wakize. Imiti yacu rero ubaye ufite ikibazo cy'ibyo nakubwiye hejuru, watugana tukaguha umuti. Ikindi tugiye kureberaho hamwe, tugiye kureba ibimenyetso by'uko urwaye amenyo. Se ushobora kuba urwaye amenyo ariko ntubimenye, ariko hano ngiye kukubwira ibimenyetso bishobora kukwereka niba urwaye amenyo. Ikimenyetso cya mbere harimo kubabara ndetse no kubyimba ishinya y'amenyo. Icyo kimenyetso gishobora kukwereka ko urwaye amenyo. Ikindi kimenyetso cya kabiri harimo gupfumuka no gukuka amenyo. Icyo nacyo ni ikimenyetso gishobora kukwereka niba amenyo yawe afite ikibazo. Ikimenyetso cya gatatu harimo ibisebe mu kanwa ahakikije amenyo. Icyo nacyo ni ikimenyetso kikwereka ko urwaye indwara y'amenyo. Ikimenyetso cya kane harimo umwuka mubi mu kanwa. Ikimenyetso cya gatanu harimo kubyimba kw'ishinya. Ikimenyetso cya gatandatu harimo kuva amaraso mu kanwa. Ibyo byose ni ibimenyetso rero bikwereka ko urwaye indwara y'amenyo. Ibyo byose uramutse ubyibonyeho cyangwa mugenzi wawe abifite, watugana tukagufasha, kuko imiti irahari. Nabibabwiye tugitangira, irahari myiza kandi igufasha mu gihe gito cyane ukaba wakize. Kandi iyo miti ni nk'ubuntu, ntabwo duhenda, kuko tuba dushaka kubafasha namwe mukadufasha, kugira ngo abanyarwanda tubashe kubaho neza twirinda indwara. Ni gute rero wakwirinda indwara z'amenyo? Ibintu byinshi ushobora gukora wirinda indwara z'amenyo, hano ngiye kubikubwira kugira ngo utazahura n'icyo kibazo ukaba warwara indwara y'amenyo. Ikintu cya mbere ushobora kwirinda umwanda w'amenyo. Ni ukuvuga ngo koza no gusukura amenyo buri gihe kandi neza. Icyo ni ikintu ugomba kwitaho, kuko amenyo niba adufasha kubasha kurya kugira ngo ubuzima bwacu bubeho neza, ni igikorwa rero ugomba kwitaho kugira ngo ubashe kugira amenyo meza azira umuze. Nk'uko bavuga ko ubuzima buzira umuze, n'amenyo rero agomba kuzira umuze. Ikindi ugomba gukora kwirinda indwara z'amenyo harimo kwivuza igihe urwaye amenyo. Ibimenyetso nakubwiye
igihe hari icyo wibonyeho ihutire kugana muganga kuko nakubwiye ko tubivura vuba. Iyo wivuje vuba ukira vuba. Kuvuga ngo imiti yacu ntabwo ihenda, ni ukuvuga ngo ushobora no kuwukoresha mu masaha 2 kumva wakize nta kibazo ufite. Imiti yacu rero ntabwo ihenda, tugane tugufashe. Amenyo ni ikintu gikomeye kandi ni urugero iyo iryinyo ufite intenge yo kuba n'amenyo ufite, uba ufite ikibazo gikomeye cyane kubera ko abantu benshi barakunena, abantu benshi baraguseka. Ni ukuvuga ngo ivuza hakiri kare amenyo yawe ataragira ikibazo. Ikindi rero wakora mu kwirinda indwara y'amenyo, irinde kurya ibyo kurya bishyushye cyane. Niba utetse ibyo kurya arura ushyira hariya bikubitwe n'umwuka gakeya, hanyuma nimara gukubitwa n'umwuka ufate bya byo kurya byawe ubirye bidashyushye cyane kugira ngo ubashe kwirinda indwara z'amenyo. Uzarebe iyo uriye ibyo kurya bishyushye cyane amenyo asa nk'ajabutsemo. Ni ukuvuga ngo ibyo kurya bishyushye byangiza amenyo. Ikindi cyangiza amenyo nanone ibyo kurya cyangwa se ibyo kunywa bikonje bivuye muri firigo ako kanya, ibyo nabyo byangiza amenyo. Bisaba ngo niba ushaka ibintu bivuye muri firigo bikonje, gifate ugikurira muri firigo iminota mikeya, gitereke gisa nk'ikivamo ubukonje ariko atari cyane. Nushaka wenda tuvuge ni mu mpeshyi, izuba, icyokere, gabanya ubukonje bw'icyo kinyobwa cyangwa icyo kiribwa ugiye gufata kugira ngo amenyo yawe abashe kubaho azira umuze kwa kundi nakubwiraga. Ni ukuvuga ngo rero hano kuri channel ya Dr Habumuremyi Innocent tubafitiye imiti myinshi cyane ivura indwara nyinshi cyane. Dukorera hano Kimisagara kuri Hinde Polyclinic Natural Medicine. Tubafitiye imiti myinshi cyane itandukanye. Ni ukuri turabavura mu gihe gitoya. Nimutugane ufite ikibazo wese icyo ari cyo cyose turagufasha, tukabasha kukuvura mu miti gakondo, mu miti kinyarwanda. Nta ngaruka itera. Ni ukuvuga ngo ni imiti y'umwimerere, nta ngaruka itera rero ku mubiri w'umuntu. Turakuvura ugakira neza nta kibazo. Tugane hano Kimisagara kuri sitasiyo kuri Hinde Polyclinic Natural Medicine. Iyo uhageze ushobora kuduhamagara kuri 0783179225. Ndasubiramo nimero ni 0783179225. Iyo nimero rero niyo wahamagaraho hanyuma ukabonana na Dr Habumuremyi Innocent, hanyuma akagufasha. Imiti irahari. Nimutugane rero kandi mugumye mukore subscribe kuri iyi channel ya Dr, hanyuma mukore share and mwandike na comment kugira ngo mubashe kubona ibiganiro byose tugenda dushyiraho. Murakoze cyane rero kudukurikirana, naho ubutaha kandi muri inshuti nziza, muri inshuti z'akadasohoka. Mugumye mube hafi yacu, mudufashe natwe tubafashe, hanyuma twirinde indwara zitandukanye. Murakoze cyane. Imana igume ibane namwe.